yigeze kuvuga ngo ukurusha ubushobozi aba akurusha n'ijambo. Iyo umuntu akurusha ubushobozi kabone nubwo yaba ari we muto kuri wowe, ngo niwe uvuga ijambo rya nyuma mukarigendera. Haranira rero kugira ubushobozi kugira ngo ugire ijambo. Ataravuga nta mwanzuro mwafata. N'igihe mwibwiye ko mwafashe umwanzuro, iyo aje mugendera ku bitekerezo byiwe. Isi ntabwo iri feya. Ugasanga muri umuna wanyu kubera ko gusanga barusha amafaranga, inama y'umuryango iyo iteranye mugendera ku bitekerezo bye. Kubera ko ngo niwe ushyiramo menshi. Haba inama y'ubukwe mukamutegereza, ariwe muhererezi mu rugo. Kubera ko ibyo azavuga nibyo mwese muzagenderaho. Uriko mumva ibyo bintu ukuntu bibabaza. Ukurusha ubushobozi ngo abakurusha ijambo. Aka kantu kari kabi. Iyo umuntu akurusha ubushobozi ngo kabone nubwo yaba ari we muto muri mwewe, niwe uvuga ijambo rya nyuma mukarigendera, mukitora mugakora inama mugafata n'imyanzuro ntakuka, ariko mukamutegereza ngo azayishyiremo kashi, aze abanza yinyuzemo ijisho arebe n'ibijyanye n'ubushobozi bwe. Uyu mugabo yaravuze ngo hari amahame 4 wagendera akagufasha guhindura ubuzima bwawe. Ihame rya mbere, niba ikintu atari cyawe ntukagitware. Ihame rya kabiri, niba ikintu atari ukuri ntukakivuge. Ihame rya gatatu, niba ikintu atari cyiza ntukagikore. Ihame rya kane, niba utabizi uzafunga umunwa wawe, uzavuge gusa ku bintu uzi neza cyangwa ufitiye ibimenyetso. Yavuze ijambo rikomeye ngo nk'uko ikiyiko kimwe kirishwa n'abantu benshi udashobora kubara, ni nako no gufasha abatishoboye bitagomba kugira umupaka. Uwo ari we wese, adashingiye ku ibara ry'uruhu, idini, akarere, niba akeneye ubufasha mufashe. Yaravuze ngo ntukareke kugira neza mu gihe cyose ubishoboye. Ubuzima ni bugufi, nta mpamvu n'imwe yatuma udakora neza igihe cyose ubishoboye. Yavuze ijambo ryiza ngo ntugafashe umuntu utegereje inyiturano iyo ari yo yose. Iyo ubikoze uko ntibiba bikiri ugufasha, bihita bifatwa nk'aho ari ugukorera inyungu, wabigize ubucuruzi. Yaravuze ngo buri muntu wese Imana yamuremanye 8 ugizwe n'ibintu 4 bizamufasha kubaho. Icya mbere ni ubwenge. Uwo ni 8 Imana yaguhaye kugira ngo ubeho neza ku isi. Icya kabiri ni impano zawe ni 8 Imana yaguhaye. Icya gatatu ni amahitamo ukora. Icya kane ni umudendezo wo gukora ibyo ushaka.